none se usura abantu none se wikanza kangaka mfite aragacuma none ni iki uje gukora ikihanirije urahizo no kindavuza genda mukobwa uti mwana wamusenze reka nkubwize ukuri urangita umusenze we ni wampakaze hano ngerageje ho gato yankagira icyombo ahafi waruhukira ni muri rebo urwo rusyamete twite se iki reka nkubwize ukuri nimba ari n'urushwi imana bari rusyamete ndakwinginze gusohoka hanga atanyisha kukaza gushaka nyirurugo ahantu reka nje kuryama oya ba wicaye aho nanjye ngira icyo mvuga ba wicaye aho wicara gato nanjye ngira icyo mvuga ngurasenga nanjye nzi gusenga de kandi ngiye mvugutse nkajya imbere y'Imana nanjye ngira ibyo nyereka ubone ntambara hangaha tira mando ya si kotene mando wa yes ndakumva papa wira na mando icyo bishushe patara kotene ma umva mukobwa umva mukobwa we jwi ry'Imana rirambwiye ngo ntabwo umwana wanjye yigeze gutera inda oya babusha garuka utanyirukanisha nta muntu wemerewe kwinjira mu waretse kunshikuza urazi uyu mugoroba ureba ukuntu umeze se none se usura abantu none se wikanza kangaka mfite aragacuma none ni iki uje gukora ikihanirije urahizo no kindavuza genda mukobwa uti mwana wamusenze reka nkubwize ukuri urangita umusenze we ni wampakaze hano ngerageje ho gato yankagira icyombo ahafi waruhukira ni muri rebo urwo rusyamete twite se iki reka nkubwize ukuri nimba ari n'urushwi imana bari rusyamete ndakwinginze gusohoka hanga atanyisha kukaza gushaka nyirurugo ahantu urabyumva nyirurugo haya kugize ati ushaka akazi ko mu rugo ushaka ubuzamura ubuyaya urinda ushaka umusore none se ureba hano nikoreye watermelon njya kubona wagira ngo urabwegeze kandi bishobora no kukugiraho ingaruka ndakwiyamye ize ngaruka ngewe njya gutera ubwo cyamete twitaye nkikubita hasi aho waruhukira wakwikubita hasi ugahura umurasi ndavuze ngo sohoka aha ngaha wato cyangwa wa mukobwa ese wandetse ndeko atoye tutanyuka niya gukazi kandi akawugiza ukuri babarira nambaraga mfite bose yaramwe ngo nagira umuntu wingira abimoma murega kagera ngo bazamwirukana kukazi mwana nk'urusyo nsanza mbabarinde bose gira ubugome akura kukubita ntabwo nagira agahinda mfite ndeko mama yo kwirukanisha kukazi besire gusa mabuja barigenjemo na yanjye mbega inzu mva ndayegukana uko bigenda kose ndayegukana ahangaha n'icyangombwa nzakinyereza ntibamenye aho cyaciye ese babarihe noneho ko nta bundi kumva jambwiye kinzariye mana reka mbabwize ukuri ye ikintu ndi bukore ntabwo gisanzwe turize bebe wanjye ese barihe noneho ko nta bundi kubona inzoga ngo nta n'umuntu n'umwe uri kubarizwamo akase uyu mukobwa iki kirahure yaba yacyogeje akora isuku yarangiza ukwezi kwageze ni mu mpembwa ndebera no kuri kwima ndebera pe banza banyirenze urabona banza bakabona ko nahageze nana yanjye nawe ugeze nzamwiruka nanjye mbyikorera rwose ntabwo nazareka kareka nabuze umuntu nta n'umwe gutanga muri nose se bisanze yonyine soma ndi kumva muri salora kahure ageze mwateza tuyiturukaye ko ni kumva ari n'igitsina gore abaha ntibumva ko muri salo harimo abantu none se mukobwa bite ni byiza none se ugeze hano gute uciye he kugira ngo wicare muri salo y'abantu aciye ku muryango nk'abandi ukinguriwe nande ko hano tutamenyerwa
hano nta muntu ujya wamenyera, ntago wagombaga kwinjira gutya cyenyegi, nta ukomanze nugize gute uraje witimbuye muri salo y'abantu. Sinitimbuye muri salo y'abantu nuko wagakwiye kuzubaza. Hanyuma so ngufite ku muryango. Wakinguriwe nande nibyo nkubaza. Niyo nakugirira impuwe nazikugirira ariko ari wakwinjije muri salo yanjye. Ntago winjije. Uraje witimbuye hanganya bigiye ibyumba. Uri umuzimu, uri diamond, uri igiki? Ntago ndi umuzimu. Ntabwo kuba utwite niba unatwite byo ntago bindeba, ariko nige nagombaga kukwinjiza muri salo yanjye. Utindungukije ndetse nyine. Wowe nde? Gahora ndeswara. Oroshya nza nkoherereze nyine urugo niko bisobanure neza. Yewe. Ndahunga inyatsi ntakirwa n'izindi nyatsa. Ntabwo narinzi ko uyu musaza wa hano afite umugore icyo nitayeho n'ifaranga ibyo ntago bindeba. Noji, ni wowe? Kizubuzo wowe. Wese ugeze hano gute? Ndakubaza nawe ukambaza. Akuru umudayimoni, uri umuzimu, uri iki? Umunsi nazindukiye ibumoso pe kuko si ibyo ndi kubona nibitangaza. Wese hano hageze ute? Aha ni mu. Aha ni iwanyu cyangwa uri umukozi wa hano? Ko si mwagiye muri abasore b'iki gihe bundi barayivuze ngo agasore katirariye ni karongore. Ngende umukozi hano baby. Ngende umwana wa hano. Ngiye mwana wa nyuma wa. Nabibwirwa n'iki? Ubwo ucunze sobuja adahari rero uje kunyitenekezaho ngo mbone ko ari wowe urenze. Isona Byakunuka tudasa. Silas. Eka mbyizera ariko nanone ntago nabyizera kuko barabivuze ngo agasore katirariye ni karongore. Nonese ko nitse ko nagukize. Mana yanjye. Sinzi ikintu kimuza nawe buri. Warangize se ndi indwara? Urenze n'indwara. Kuko rwose wowe uri indwara icyorezo irenze sida, irenze covid, indwara zose zabaye z'ibyorezo urazirenze. Urabuzwa n'iki shaho? Gaho kari kundi karahandura kababivuze ukuri. Ko mona sajya ngo uratwite cyangwa nundi muntu waje gutekera imitwe ngo uratwite nka bakunda bambwiye ngo uratwite twajya kwipimisha nkasanga ntandufe. Genda teka imitwe Noji. Nicyo kikubeshejeho ndabizi uri ndaye. Wirwa ubeshya abagabo baratwite bakaguha amafaranga. Ngwendezo ngo yinda. Ntago ndi indaya. Twahinduriwe izina ntago nyitwa indaya. Uri indangamirwa na n'undi munsi wa mbesire wa. Uri indangamirwa nyakubahwa. Kubaha bene banyu. Rubanda barabyara cyo kura. Inda yakubyaye. Siko numva uri muramigira nkaho uri mama. Yabo uri mama nubo barayikuyemo. Ndakuye umubyeyi wakubyaye nta kintu na kimwe cyamukoraho. Kuko urakaga. Akaga. Urakandara ahubwo urakaga gusa. Ugabanya amagambo ntuzi ikingenza. Urabyumva neza? Vuga ikikugenza vumvura numve. Asone ngo ndi ikigeragezo. Urabizi neza ko nivunje uri mu rwara rw'umuntu ari handura rikavamo nimba ndi ikigeragezo kujya utamvanye mu buzima bwawe. Nabugukuyemo igihe wambwiraga ngo uratwite ngasanga ntutwite. Ahubwo nubu sinzi satani muje nawe. Kuko naga ari Imana. None se Noji. Kandi no. Kunsize uyu mukobwa ari we wicaye wenyine uvuye. Njye nigirara ku gasantere. Aho usanga hasi. Nsanze inyabingi hanga icanga. Sinzi yaturutse. Tuze amageze. Mana data ndagusenze. Imbaraga zanyu urazizi. Mana nshobora kwica umuntu kuri uyu mugoroba. Ikintu cyose gihanganye. Toka shetani. Si shetani je kuzunguza umurizo mu rugo rwanjye. Misira byahise. Ndabona rutangiye kugeraho shetani yotera izuba. Mana nyagasani dutabare. Tabari iki hari umuzimu urahaga. Noji. Noji. Unteze amatwi. Ndakumva ijana ku ijana. 5 kwa 5. Noji sindi pasiteri. Sindi umurokore. Navutse uri umutambyi. Noji. Hari undi munsi numwe. Wari hari umuntu numwe watinyutse gukora amantu yo kuzana inkumi mu rugo rwanjye. Papa mbabarira rwose. Noneho umukobwa uje yicaye n'ibibero byose biri hanze. Nanjye musanze ngaho. C'est pas possible. Twari tuziranye kera
naratandukanye nawe sinzi rwose umuntu wamuteretse cyangwa niba ari satani niba ari kororokine paracetamol taramusine. Noji ndagira ngo nsobanure iby'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero hashize imyaka 2 tumenyanye. Nyuma y'imyaka 2 sinongeye kura nawe. Ngiye kubona mvuye hara ku gasantere ninjiye mu nzu. Cyanga muri salo sanga yicaye manga. Hako twabaza za Danizzo uyu mukobwa cyane gute. Cyangwa ndasinzi rimwe nkuzi ukuntu yaje. Ngiye ntabwo nzi uburyo yaje mo hano. Badahumbwiye ngo iki. Magaye umbwira ngo iki. Nguhamagaye nkubwira ko muri salo hicaye umukobwa ntazi uko yinjiye unatwite. None se umbwiye ko yarari kumwe na none se uyu nguyu nari namubonye ko yari we inje nasanga ari na wenyine namubaza ntese wa mukobwa we winjiye utaha ati yewe ati ninjiye yigorora ntese winjijwe nande ngo yewe ngo ndinjiye ngo umuntu uri kuremba arankingura nabona ari yangerukanaga nkaho ururuga rubona kuza kukuzana. Uyu mukobwa simuzi no ku rusengero rwanjye nuko urubahe ndagira ngo ugerageze wivuge neza kuko njyewe nasobanure nye njyewe hari ibintu numva biri kuntogotamo Ega abagore bose nabo umwami ntawamenya mwitegura. Awi uyu we ni gatumwa byanga shaka nsobanurira ndagira ngo nsobanure uruwahehe uturutse hehe. Nakubwiye ngo abagore bose nabo umwami mwitegure kuko isa uyu munota ndababwiza ukuri yuko ngiye mu rugo banyirukanye kubera inda ya Nojibu nubwo mbwira ngo twararekanye umenye yuko aho wateraga atari mu ntuza mu rukuki wateraga mu mbibi kandi reza toka satani ngenda byemera papa reka mbabwiza ukuri uyu mukobwa twararyamana anekira umutwe ngo aratwite tujye kwipimisha dusanga nta ndafite gwera icyo gihe nese mvuga ati iyi ni indaya sinakongera gukundana nayo ngeze birangira aho imyaka 2 irashize none iyo hanyuma iyo yavuye hese wa mugani wavuze ko wapimye basanga cyeka niba ari abazimu amahirwe nagize nuko nawe bizi neza ko ndi indaya kandi ukaba warandaye mu maguru rero mu kurara mu maguru yanjye hari icyavutsemo ko muri bakuru hari ndimara imyaka 2 itaravuka inda kwibyukira amezi 9 nta n'isoni ngo none se ndagira ngo mbabwize ukuri mberurire ngiye mu rugo banyirukanye naho mfiteho ko aya masange nayo yuko ufata icyumba kimwe cy'ingenzi gisa neza kidahumura akaba ariho munegurira ariko ntabwo ndi busubire muhira ariko yamwe abantu babe ninjye wiswe bagabo barabona ariko kwa Pastor Silas baje cyangwa bayobye use nkawa mubyeyi we kuri muri isaza Noji twaryamanye mfite imyaka 17 ibintu uri muravuga simbizi ako sonde Noji uyu mukobwa wamuteye induti njyewe reka mbabwire uyu mukobwa sinigeze mutera ahubwo twarawuye turi ahantu twaserebuye tunywa amayoga tumaze kunywa amayoga tujya muri loge turabikoma sinanze ngo mfite 10 niba ari 15 ubwo icyo gihe ko yashize imyaka 2 sinari mbizi nabonaga ari igikuru cyarakururumbye kimeze nk'iki nk'umwungu wahuye n'ifumbire menye neza rero ko mfite imyaka 17 ubimenye neza imyaka 17 niyo wanereye hita oya ntandi icyo gihe nese ndimaze imyaka 2 itaravuka biranga twaripenje dusanga nta dufite ibyo no kubesha biranga reka nje kuryama oya bawicaye aho nanjye ngira icyo mvuga bawicaye aho wicara gato nanjye ngira icyo mvuga ngurasenga nanjye nzi gusenga de kandi ngiye mpugutse ntajya imbere y'Imana nanjye ngira ibyo nyereka ubone ntambara hangaha Mando ya si kotene mando yes ndakumva papa wira si na mando nicyo bishyushye we patara kotene ma umva mukobwa umva wa mukobwa we shwirye Imana rirambwiye ngo ntago umwana wanjye yigeza gutera inda toka satani mwana wanjye shira umutima hamwe gira vuba nsokera mu nzu sohoka vuba urasohoka ntago sohoka ntago sohoka sawa
ntago nsohoka ndimo ndakubwiza ukuri ko nasohoka nakubwiye tegura icyumba ndi bujyemo kidahumura gahuyo ariho mbarizwa. Ese ibyo wigira ngo uri murerekwa mama Pastor ndamutse mvuze byose ko mwasohoka muri no nzu mukagenda mukajya kuba muri nyakatsi. Mama Pastor akajye gusenga telefone mu ijoro. Jya gusenga iki?